Reka nongere mbahereze ikaze n'ubundi kuri wa muyoboro wanyu wamenya n'ibinfo, reka mbabwire ngo murisanga n'ubundi kuri wa muyoboro wanyu. Ni itangazo mbazaniye, ni itangazo ryihutirwa riturutse muri NESA rireba buri muntu wese ufite aho ahuriye n'uburezi. Ubwo ni ukuvuga ngo n'ubundi nta muntu udafite aho ahuriye n'uburezi cyangwa se bitareba. Ushobora kuba uri umubyeyi, ushobora kuba uri umunyeshuri, ushobora kuba uri umwarimu, uri umudiregiteri cyangwa se ukora mu zindi nzego zijyanye n'uburezi. Iri tangazo rirakureba, ni itangazo ryihutirwa. Mbere gato yuko ndi kunyuriramo, reka maze nkwibutse ko turi mu bihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Reka mbabwire ngo menya n'ibinfo yifatanyije namwe kwibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Nkaba nababwira ngo twibuke twiyubaka. Mbere gato rero yuko ntangira itangazo, kamanze ngunyuriremo muri make ibyo iri tangazo rivuga, kugira ngo tuze kubiramburira hamwe hari enosiyo ubifiteho. Reka nkubwire ngo tugiye kukubwira amatangazo yihutirwa, ni ibintu by'ingenzi cyangwa se n'impinduka zabaye zashyirwa ahagaragara zizaboneka muri iki gihembwe cya gatatu n'ubundi gisoza umwaka wa 2026, 2027 n'ubundi, ubwo ni 2025, 2026, aho habonetsemo impinduka zikomeye. By'umwihariko hari abazakora nasiyonari, abo nabo turaza mwumve impinduka zabayeho cyangwa se mwumve ukuntu gahunda zipanze. Hari itangazo kandi rirebana n'ingendo z'abanyeshuri, ibyo nibyo turi buhereho. Abenshi ibi ngibi muba mutabizi cyangwa se mutazi igihe muzagendera, ibyo nabyo turabigarukaho. Ariko mu by'ukuri icy'ingenzi turagarukaho n'ubundi ni itangazo, ni impinduka zizabaho mu gihembwe cya gatatu, haba ku bijyanye na school feeding cyangwa se ku bijyanye n'imibereho ku ishuri ndetse n'ibizamini bya leta muri rusange. Reka nkubwire ngo kanda subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, ubundi dukomeze kujya tubana mu matangazo nk'aya ngaya agiye atandukanye tubanyuriza kuri uno muyoboro. Mbere yuko dutangira kubabwira impinduka zizabaho mu gihembwe cya gatatu, ndagira ngo duhere ku itangazo rya mbere. Ni itangazo n'ubundi rirebana n'ingendo z'abanyeshuri, rikaba rigira riti, akaba ari itangazo ryasohotse n'ubundi uno munsi ku itariki ya 10 Mata 2026. Akaba ari byo ngiye kubanza kuba nakunyuriramo kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Iryo tangazo rero riragira riti, hashingiwe ku ngengabihe y'umwaka w'amashuri 2025-2026, Minisiteri y'Uburezi ndetse n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA iramenyesha abanyeshuri bose, abayobozi b'amashuri, abarezi ndetse n'ababyeyi ko abanyeshuri biga bacumbikirwa bazatangira gusubira ku bigo cyangwa se ku mashuri yabo gutangira igihembwe cya gatatu n'ubundi kuva ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kane n'ubundi 2026, akazaba ari ku wa gatanu wa kiriya cyumweru tugiye gufata. Mbere yuko mbigutangirira kandi rero, reka nkwibutse ko uyu ari wo muyoboro wonyine ukugezaho amatangazo guturuka muri NESA. Mwarabibonye ubushize ko twagiye tubagezaho amatangazo ya NESA, bagiye tubagezaho tubereka metode y'uburyo warebamo amanota. Reka nkurarikire kuzakurikirana cyangwa se kuzarebera uko wareba amanota kuri uno muyoboro. Niyo mpamvu nkubwira ngo kanda subscribe, kuko uno muyoboro uzakugirira akamaro haba muri iki gihe ndetse no mu gihe kizaza. Reka dutangire rero ku itariki ya 17 z'ukwa kane 2026, bazaba ari ku wa gatanu wa kiriya cyumweru. Hazagenda uturere nka Ruhango, Gisagara, Ngororero, Nyagatare, Gatsibo ndetse na Musanze. Akaba ari two turere tuzagenda n'ubundi ku wa gatanu tariki 17 z'ukwa kane. Ku itariki 18 n'ubundi bazaba ari ku wa gatandatu w'igitaha. Ubwo hazagenda akarere ka Huye, akarere ka Nyamagabe, akarere ka Nyabihu na Rubavu ndetse tutibagiwe na Burera na Rwamagana na Kayonza. Akaba ari two turere tuzagenda n'ubundi ku itariki 18 z'ukwa kane 2026. Ku cyumweru ku itariki 19 z'ukwa kane azagenda rero akarere nka Nyanza, Kamonyi, Karongi, Rutsiro, Rulindo ndetse na Gakenke, Ngoma na Kirehe. Akaba ari two turere tuzaba tugenda ku itariki 19, ubwo ni ku cyumweru w'igitaha. Akaba ari two turere tuzaba tugenda ku itariki 20, ubwo n'ubundi ni ku wa mbere w'ikindi nk'ibisanzwe. Ubwo hazaba hagenda Muhanga, Nyaruguru, Rusizi, Nyamasheke, Bugesera,
Gicumbi ndetse n'umujyi wa Kigali ubwo ni Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro. Reka nkubwire ngo ubashije kuba wasobanukirwa ku bijyanye n'ingendo n'igihe abanyeshuri bazagendera. Reka nizere ko wamajije kuba wasobanukirwa cyangwa se wamenya igihe uzohereza umwana wawe, cyangwa se nimba uri n'umunyeshuri ukaba wabashije kuba wamenya igihe n'ubundi uzagendera. Reka nkubwire ko iri tangazo kandi munsi yaryo hasohotse n'icyitonderwa kigira kiti ababyeyi barasabwa kubahiriza gahunda y'ingendo bohereza abana hakiri kare n'ubundi kugira ngo bagere ku mashuri yabo mu mutekano cyangwa se nta kavuyo biteje. Ababyeyi kandi nanone barasabwa kugenda bambaye, ubwo ndavugana ko abanyeshuri kugenda bambaye umwambaro w'ishuri, ibyo tuzi nk'impuzankano n'ubundi, kugira ngo bazabashe gutegerwa bitagoranye. Murabizi ko bigeze muri gare umunyeshuri yambaye inifomu n'ubundi bamutegera byihuse akaba yagera ku kigo kiwe hakiri kare. Ababyeyi kandi barasabwa guha abana babo amafaranga y'urugendo azabageza ku ishuri ndetse n'azabagarura batashye mu gihembwe cya gatatu. Abashinzwe uburezi kandi n'uturere mu mirenge barasabwa gukurikirana iki gikorwa kugira ngo amashuri yiteguye kwakira abana babo bazahagere hakiri kare. Nyuma ya saa 9 z'amanywa stade izaba ifunze ku banyeshuri bazaba baca mu mujyi wa Kigali. Reka nkubwire ngo iryo ryari itangazo ryavuye muri Minisiteri y'Uburezi ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri. Ubwo impinduka zabaye z'itangazo ryawe ryajya hanze, ibyo nabyo turaza kubibagerezaho. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe 5 kuri 5 tukajya tubana n'ubundi kuri uno muyoboro, kugira ngo mwabyumvishe ko twababwiye uyu muyoboro ibyo wakugezaho cyangwa se akamaro waba ugufitiye. Reka ngushimire wowe twabanye. Reka nkubwire ngo ni iby'agaciro kuba wahisemo uno muyoboro wamenya n'ibi info. Reka nkubwire ngo dukomeze kwibuka twiyubaka.